Depression ni imwe mu ndwara zo mu mutwe ifitwe n'abantu benshi mu Rwanda, ariko hari benshi tutayizi, ari nayo mpamvu hari benshi bayirwaye kandi batazi yuko bayirwaye, hari n'abandi bayirwara ntibemere ko bayirwaye bigatuma batajya kwivuza. Impamvu rero zituma abantu batemera ko depression bayifite ni ukubera ko hari imyumvire ivuga yuko depression atari indwara nyayo, ari ibintu umuntu aba yishyizemo cyangwa ari amarangamutima asanzwe ari buhite. Hari abandi bavuga ko depression ari indwara z'abazungu, z'abantu batese, bakumva ko njyewe sinshobora kuyirwara, nawe ntago wayirwara, abantu nzi mbese ni indwara iri kure y'abandi bantu mbese tudafitanye relation, nyine ni ibintu by'abandi baba bigisha. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngushishikariza kureba ino video kugeza irangiye, kubera ko iri burangire wasobanukiwe yuko buri muntu ashobora kurwara depression kandi ko ari indwara nyayo ishobora no kuvurwa. Murakaza neza rero kuri urubuga nkuko bisanzwe ngende Nene, hano tuganira ku mibereho myiza, imibanire myiza. Uyu munsi rero tukaba turi buganire ku ndwara yo mu mutwe yitwa depression. Impamvu zitera depression, cyambere nshaka ko tumenya nuko ntago haraboneka impamvu imwe rukumbi cyangwa impamvu nyayo yemeza yuko itera depression directement. Ibizwi iby'abashakashatsi babonye nuko depression iterwa n'ibintu byinshi byishize hamwe, ariko nabwo nka correlation cyangwa ari nka triggers, ibintu bikongerera amahirwe mabi cyangwa umwaku cyangwa ibyago, voilà, bikongerera ibyago byo kuba warwara depression. Izi mpamvu rero zitera depression, zimwe muri zo nizo hanze yawe, izindi ni ibikorerwa muri wowe. Duhere rero kuri ibyo ngibyo biri muri wowe, bitaturutse ku bandi bantu cyangwa bitari hanze yawe. Muri ibyo rero biri muri wowe, icyambere ni chemical imbalances, ni ukuvuga ngo haba hari ama chemicals mu bwonko bwawe, ubwonko bwawe butarimo gukora, butari guproducinga ku rwego ruhagije. Chemical imbalances rero ni ukuvuga iki? Ese wakwibaza ngo mu mutwe habamo amashimi, mu mutwe habamo gute? Ushatse kuvuga ibyo ngibyo. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko ubwonko kugira ngo buganire n'ibindi bice bigize umubiri wawe bikoresha neurotransmitter. Rero izo neurons iyo zitakoze neurotransmitter ahagije, ari ku rwego ruhagije kugira ngo ubwonko bwawe bubashe kuba bwakumva message yo kwishima, message y'ibyishimo, message ya satisfaction, bituma uhora ubabaye, ariho hahandi bituma ubwonko bwawe budakora neza. Rero neurotransmitter izo ngizo ziba zaproducinzwe ari nkeya nizihe: harimo norepinephrine, harimo dopamine, harimo serotonine n'andi hormone. Iyo rero yabaye nkeya, iyo byaproducinzwe, iyo byakozwe ari bikeya, biri munsi y'iyo level normal cerveau ikeneye kugira ngo ugire activite nzima, kugira ngo ukore bikwiye, bituma rero ugira izo signe, iyo ndwara ya depression. Impamvu ya kabiri rero y'izo mpamvu zirimo indani muri wowe ni gene. Ni ukuvuga ngo aba ari impamvu ziri genetique, ni ukuvuga ko hari abantu bamwe baba baravutse bafite gene ziri prone, zakira depression kurushaho, mbese zoroshya depression kuba yagufata kurusha abandi. Urumva ko izo gene nizo uba wavukanye, ziba ari zawe, nta kintu uba wazihinduraho. Impamvu ya gatatu rero ni icyo nakwita medical conditions. Ni ukuvuga ngo hari izindi ndwara ushobora kuba urwaye zituma ugera kuri depression. Muri izo ndwara zo mu mutwe rero, urugero naguha kugira nka schizophrenie n'izindi ndwara nk'izo zo mu mutwe, cyangwa na addiction, iyo ufite ububata ku biyobyabwenge.
urumva izo zose ni indwara zo mu mutwe ziba ziri kongera amahirwe yo kuba warwara depression. Usibye kuba zinakongerera ayo mahirwe nuko zimwe muri sinye z'izo ndwara zindi haba harimo depression. Nuvuga ko depression ishobora kuza ari uyifite ariko ari sinye igaragaza ko ufite iyindi ndwara, hari igihe iza ariyo yonyine ushobora kuba ufite. Impamvu ya kane rero yo niyo nakubwiraga, iyo hanze yo ntabwo ari ibintu biba byakorewe muri wowe, ahubwo ni ibintu twavuga nka muri societe cyangwa like traumatic life events, ni ibintu biba byabaye hanze yawe. Muri izo rero haba harimo ibintu biba byarakubayeho mu buzima bituma uba traumatize. Ibyo bintu rero bibabaje bishobora kuba nyine bibabaje, ari nko kubura umuntu wakundaga cyane bigatuma ubabara cyane. Ibyo ngibyo bigatuma ubwonko bwawe, umubiri wawe utabasha kubyakira, bikaba byagutera depression. Harimo kuba wabona intambara nyine ukagira nka PTSD, ni ukuvuga ngo wabonye ibintu birenze, ibintu by'indengakamere nk'abasirikare cyangwa nk'ibintu abantu benshi twabonye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni ibintu biri traumatizant cyane ku buryo mpamya ntashidikanya yuko hari abantu benshi barwaye depression batabizi cyangwa bayirengagiza bitewe n'amarorerwa babonye muri 1994. Ibindi bintu biri traumatizant bishobora kugutera ibyo ngibyo ni ukubera ushobora kuba ari accident wari urimo ukarokoka, ushobora kuba ari accident wabonye iba ku bandi, ukabona ukuntu ubwonko busandaye, ukabona ukuntu abantu bapfuye rubi. Ibintu nk'ibyo nyine byinshi biba biri shoka uba wabonye hanze, bigakomerera ubwonko bwawe kubiprocesinga no kubyumva. Ni ibyo ngibyo bigutera kuba warwara depression. Harimo kubura akazi, harimo divorce, harimo kugira urugo rurimo amakimbirane buri gihe, harimo kubura urukundo, umuntu wakundaga agakwanga. Ibintu byinshi biri hanze bishobora kukubabaza, nabyo bishobora kugutera depression. Nsoza rero ndagushimira ko warebye iyi video, kandi ndizera ko wasobanukiwe impamvu njyewe nawe dushobora kuba twabuze umubyeyi kandi tuvukana, njye nkarwara depression wowe ntuyirwaye. Izi mpamvu ko ari enye zirakugaragariza yuko wowe ushobora kuba ufite ibi bintu bigatuma urwara depression. Njyewe ubwonko bwanjye bukaba bukora mu buryo butandukanye n'ukuntu ubwonko bwawe bukora. Muri make ni ibyo ngibyo biba byaguteye depression. Murakoze rero, naho utaha.